Ese kubera iki abantu bahora bibaza dutekereza gute? Se watekereza gute? Ni ibiki byagufasha mu gutekereza? Iyo uri gutekereza utekereza kuki? Utekereza kuri bande? Kubera iki batekereza? Ibi nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu mwanya w'iminota mikeya tugiye kumarana duteze amatwi iki kiganiro. Njye ndi Faustin nk'ibisanzwe. Uyu ni umuyoboro mugari unyuzweho ibitekerezo bishinzwe kutugarurira ubuzima bwacu, bushinzwe kutwubakira ubuzima mu buryo buri spiritual, emotional, economically, socially ndetse muri make holistically, tukaba turi abantu bazima banyuze Imana n'abantu. Njye ndi Faustin nk'ibisanzwe, bahaye ikaze. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho bimwe mu bitekerezo tuba twakusanyije tuvana ku mbuga nkoranyambaga biba byaravuzwe n'abahanga, abahingi b'ibitekerezo, bamwe mu bantu baba barageze ku bintu bikomeye. Ibi nibyo bizatuma tubasha gutera ikirenge mu cyabo, natwe tukaba abantu bakomeye. Niyo mpamvu tugomba kugira abantu bafatiraho icyitegererezo, muri make bo twakwita nk'abaroromodo. Umuntu utagira umuroromodo nta hantu ajya agera, bivuze yuko iterambere rye riba rigoye. Turatangira kuri iki gitekerezo gikomeye cyane kivuga ku buryo dutekerezamo. Icya mbere, umuhanga aratubwira ngo thinking is a free, do more of it. Se kubera iki niba gutekereza nta kiguzi bidusaba, kubera iki tutabikora cyane? Ibi ngibi bisobanuye yuko ikintu cyose nta kiguzi kigusaba kandi ntikikugireho ingaruka zirenze, ntikiguteze ibibazo ku buzima bwawe. Kubera icyo utabikora mu buryo bwihuse, kubera icyo utashaka kubyaza ayo mahirwe ku rwego rwo hejuru, kuyabyaza umusaruro. Ibi ngibi nibyo bishaka kutubwira yuko tugomba gufata umutwe wacu nk'ibitekerezo, tukiyumvisha yuko ibyo dutekereza byose bigomba kutubera umusaruro. Ibyo urimo byose bikorana imbaraga, bikorana imbaduko. Ibi ngibi bizagufasha kuba umuntu ukomeye, bigufashe kuba umuntu w'umunyabwenge, kuba umuntu ubona umusaruro ushimishije, apana wa musaruro uzasanga utagira aho kuvana n'aho kugeza. Gutekereza mu by'ukuri nta kiguzi bidusaba. Why do not more of it? Kubera iki tutabikora mu buryo bwihuse? Reka tujye ku rindi jambo rikomeye cyane ryadufasha kuba abo dushaka kubaho. Iri naryo riri kutubwira ku bintu by'ibitekerezo, ku buryo twatekereza.